mureke twitangirire agafilime kacu kandi bana banjye nongera kubibutsa ngo buri muntu wese ndakwinginze aho waba uri hose n'uzajya ubanza ugiye kureba ino filime jya ubanza ukande kuri subscribe ndakwinginze kandi uyirebe uyirangize ino filime nimwe tuba twazikoreye kandi tuba tuzi ko ziri buze kubigisha ziba zirimo inyigisho nyinshi kandi zikaba hari icyo zabafasha mu buzima ndakwinginze jya ukora subscribe ukore commentaire ukore na like na share gerageze kuyizigeza kure. Filime yacu rero dutangiye ni inkuru y'urukundo y'umusore waje gukundana n'umukobwa bakoranaga mu kazi. Rero umukobwa ntabwo yiyumvishaga ko ashobora kubona urukundo rwa nyarwo ariko yaje kurusanga ku muhungu bakoranaga mu kazi. Dutangiye inkuru yacu. Umukobwa yari arimo aragenda anyonyomba ariko ari ahantu habaye ikirori cyo mu kazi. Noneho umusarangije aramuhamagara aramubwira ati wowe Dina, ati ko ushaka gukwepa ikirori ugasohoka kitarangiye, ati garuka ngaha kuri stage. Araza ajya imbere ariko anyura ku musore utuje cyane, akomeza kumureba cyane amuraranganyirizaho amaso. Nuko umukobwa barangije baramubwira ati atubagaragara nk'uwambaye neza rwose, wambaye neza. Umusarangije akomeza kugenda ameze nkaho ari kumutesha umutwe amutera imitoma, ariko umukobwa bisa nkaho afitemo ibintu by'amasonisoni. Nuko arangije aramubwira ati ni ukuri nta soni mfite. Umukobwa arangije aramanuka, akigera aho ngaho arasitara, arangije aragwa, ibyo kunywa byose bihita bimumeneka aho byari biteretse ku meza. Abakozi bose bakorana bose, umukobwa yahise atangira kubona yuko asubiye mu bantu, ariko akibaza akavuga ati njyewe nta rukundo nshobora kuba nabona. Umutima we ariko ari kwibwira. Aho hafi hari umusore, arangije araza aramwegera aramubwira ati urababaye. Afata ikote arangije ararimwambika kuko yari yimenyeho ibyo kunywa. Arangije aramubwira ati nizere ko utababaye. Umukobwa arangije aribaza ati kubera icyo umuhungu arimo aramfasha gutya. Nuko arangije aramuhagurutsa, arangije umuhungu aramubwira ati wowe ntukajye utuma abantu bakureba kuko abantu benshi cyane bari kukureba benshi baba bakufitiye ishyari. Umusore arangije amubaza ati ese musore niyo mpamvu utuma umfasha gutya? Umusore arangije aramubwira ati reka mu bantu bose nabonye muri kino kirori cyose, ati ni weho nabonye ufite amaso meza. Umukobwa arangije aramubwira ati kubera iki? Kandi uzi yuko duhanganye mu kazi, tuba duhanganye imyanya. Umusore arangije aramubwira ati amazina yanjye ngiye banyita Alex, we bakwita ngo iki? Aramumwenyurira ariko umukobwa ntiyagire ikintu amusubiza. Umukobwa arangije aravuga ati uyu nguyu ubu ngubu niyo mpamvu itumye ankenera. Umukobwa arangije aravuga ati uke ngereka nigendere. Umukobwa arangije asohoka ikirori kitarangiye, ariko akomeza kwibaza ati ni iyihe mpamvu itumye uyu musore anyegereza gutya. Bwarakeye umukobwa ariko akomeza kuza aha ngaha akiri mu rugo agatekereza ati ni iyihe mpamvu yatumye uyu musore anyegereza kuriya. Ijoro ryose yari maze atekereza impamvu uriya musore yakomeje kumwegereza. Akira ngo yumva umuntu arakomanze ajya kumufungurira. Agiye kumufungurira abona ni wa muhungu bita Alex. Alex aramubaza ati waramutse gute? Ati nari nje kukureba. Ati siwe bita Alex? Umukobwa arangije aramubwira ati ni ikote wari uje kuzana? Umusore arangije aramubwira ati ntabwo ari ikote nari nje kugusaba, ati ahubwo nari nje kukureba ngo umenye uko waramutse kuko ejo wari wakomeretse. Umukobwa arangije avuga ngo ye, ati njye ntabwo umenyereye abantu banyitaho. Umukobwa biramutungura. Umuhungu arangije aramubwira ati ni ukuri njye naragukunze ejo. Umukobwa arangije avuga ati njye ni ukuri ni ubwa mbere mbyumvishe. Ariko bakomeza kugenda batebyamo banavuga n'ibintu n'ibyo mu kazi, bagenda bavuga ukuntu boss wabo ari ikigoryi. Nuko umukobwa arangije abaza umusore ati se niyihe mpamvu ituma unyegereza kandi uzi ko duhanganiye imyanya mu kazi? Umusore arangije
aramubwira ati njye ntabwo ari ibyo by'imyanya duhanganiye mu kazi, ahubwo njyewe nkiyumva, ahubwo se wambabarira ukampa umwanya nimugoroba tukaza gusangira ibyo kurya. Umukobwa arangije abaza umusore ati njyewe sinkubeshye, ati mu bwa mbere nambikoze kuko ntabwo nigeze mbona umuhungu aza kunegera ngo tujye gusangira ibyo kurya bya nijoro, ati ntabwo mbimenyereye. Umusore nawe aramubwira ati ntakubeshya nanjye ni ukuri sinkubeshye, ati mu bwa mbere nanjye mbikoze kuko ntabwo nigeze mbikora na mbere. Umukobwa arangije ariyumvira agiye kuvuga ngo yego, umusore aramubwira ati oya, ati ubwo mbifashe nk'aho ari yego, ati ubwo njye mbifashe nk'aho ari yego, nimugoroba turaza gusangira ntugire ikibazo. Umukobwa akomeza kwibaza impamvu umusore arimo araza kumwegera amusaba yuko baje gusangira iryo joro, ariko umukobwa ubonera ko nta cyizere yari yifitiye. Umusore ubwo bahava bemeranyije yuko bari buze kujya gusangira ku mugoroba, ariko umukobwa atangira kumushimisha. Umusore amubwira ati ngiye pfa kuba nemeranyije nawe ko turi buze gusangira nimugoroba, ati turaza gusubira, ahita yigendera. Bidatinze umukobwa yisubiriye mu nzu, ariko akomeza kwibaza, atangira no gupanika. Murabizi abakobwa iyo bamaze kujya mu rukundo atangira kwiyumva n'ikintu cya complexe no kwiyumva ukuntu, agatangira agatekereza ati ese meze gutya na gutya, atangira kwireba, atangira no gutekereza. Araza yegera nyina ariko ameze nk'uwapanitse. Umukobwa arangira amubwira ati mama njye ntabwo ibi bintu ngiye mbimenyereye, ati sinibaza ukuntu umuntu yaza akanegera dukorana, buriya hari impamvu ziba zitumye aza kunegera, wasanga ari na boss wamuntumyeho ngo wenda bankoresha amagerageza. Nyina aramubwira ati ariko ukwiye gukunda umwana wanjye, ati uri mwiza. Umukobwa aravuga ati reka njye ntabwo ndi mwiza. Mama aramubwira ati buri muntu wese agira amahirwe ya kabiri. Nyina arangije aramubwira ati ntakubeshye uri mwiza kandi ukwiye amahirwe ya kabiri mu rukundo, ntukajye wumva yuko uzaza ngo wicarane nanjye ahangaha kuko ntashobora kuba nagenda ndi mu kagare. Ukwiye kujya wicara ugatekereza n'ubuzima bwawe bw'ahazaza. Niba umusore aje kukureba mukaba mwagirana ibihe byiza, ugatemberana nawe ukagirana ibihe byiza nawe, ati ngiye ndagusabye genda ushake imyenda, ikanzu nziza uzasohoka wambaye kandi uzasohokana n'uwo muhungu, ngiye ntuzangire ikibazo, ngiye nzaba ndi hano nta kibazo nzaba mfite. Ati kandi ntukajye ufata amahirwe ufite ngo uyajugunye inyuma. Umukobwa arangije ashimira nyina amubwira ko nawe atazajya atinda azajya akora uko ashoboye akagaruka hakiri kare. Ariko nyina akabona ko ateje ikibazo ko bituma umukobwa wiwe atabasha kwishima nk'umukobwa. Umukobwa arangije atangira kubwira mama ko umuntu ari buze kugenda yambaye, atangira amubwira ko ibyo bintu ari ubusazi, ibintu agiyemo ari ubusazi adasanzwe abimenyereye. Ibintu ari gukomeza kumubwira ati we humura biraza kugenda neza. Umukobwa arapanika, atangira kwibaza ikintu bari buze no kwicara cyangwa baganira. Bidatinze umusore n'umukobwa baje guhura, baratembera, ntabwo bigeze bajya no gusohokana ahantu kure, baragiye bashaka ibyo bagenda banywa, ariko bagenda banaganira bagenda baseka. Umukobwa ubona ko yatangiye kwigirira icyizere. Umusore amubwira ati se ntabwo wigeze ujya mu rukundo na mbere? Umukobwa aramubwira ati njye nkubwije ukuri ntabwo nigeze njya mu rukundo na mbere, ati mu bwa mbere ngiye mu rukundo nta nubwo mbimenyereye, ati akenshi nabaga nibereye mu rugo ndi kumwe na mama ko mama afite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru. Umukobwa arangije abaza umusore ati ese nawe byaba ari uko nguko? We narakurebaga nkabona uri umusore w'ibogari, nkabona nta kintu ufite cyo kuzakubwira abandi bashobora kuba batarakubwiye. Umusore arangije aramubwira ati oya ntukajye ukeka,
ati ntakubeshye nanjye ni uko, ati nanjye n'ubwa mbere ngiye mu rukundo n'umuntu, ati ntakubeshye ubuzima bwanjye bwose nabumazeho nshaka imibereho, ntabwo natekerezaga yuko nshobora kujya mu bintu by'urukundo, ariko nkibona muri cya kirori umutima wanjye wumvise kwishimiye, numva ko nshobora kukwegera nkakuganiriza ndetse tugakuza n'umubano wacu. Umukobwa aravuga ati oya ntabwo bishoboka, ati ntabwo byumvikana ukuntu waba utara umuhungu umeze nkawe yaba ari ubwa mbere yaba agiye gukundana, ati urambeshye. Nuko bakomeza kugenda baganira ibintu by'urukundo, buri muntu wese ashaka kumenya byinshi ku wundi, ariko umusore ukabona aranezerewe n'umukobwa icyizere cyagarutse, yishimye kandi anezerewe. Umusore arangije umukobwa aramubaza ati ese ni iki kintu wifuza kugeraho? Umusore arangije aramubwira ati ngiye ikintu nifuza kugeraho nuko ejo wazongera ukaba amahirwe tukongera tugasohokana tugatemberana. Ari nako umukobwa aramubwira ati icyo ngicyo nizo nzozi ufite? Umuhungu aramubwira ati mu kano kanya nizo nzozi mfite. Umukobwa arangije atangira kwiyumvamo icyizere, bidatinze bagiye bakomeza kujya bahura kenshi, ariko iyi mpano umusore azana utuntu tw'impano, azana indabo, azana buri kimwe cyose, urukundo rwabo ruragenda rurakomera rurasagamba. Umukobwa aragenda yigize icyizere, atangira kwiyumvamo ko ubuzima bwe bwahindutse, ari nako n'umuhungu n'ubuzima bwe bukomeza guhinduka, kandi bose bakorana bakaza bakaganira ibyo mu kazi, bakaganira ibyo mu kazi bagakomeza bajya mu rukundo, n'utuntu tw'impano tutabura twa hato na hato basangira. Iminsi iragenda iricuma, ari nako bagenda bamenyana kurushaho. Umuhungu nabwo yitaho n'amatelefoni akajya ku ruhande, ariko ukabona umukobwa aba yishimye, ndetse n'umuhungu akajya kuri telefoni ye kukagaruka, umukobwa atangira kubona ko ubuzima bwe butangiye kugenda buhinduka, ari nako yibaza mu mutima avuga ati ubuzima bwanjye bwarahindutse, nabonye umuhungu w'icyerekezo cyanjye. Bidatinze baje ahangaha basoje bavuye mu kazi, umukobwa agenda amubwira ukuntu akazi kaba kameze, ukuntu bosi wabo abatesha umutwe, ukuntu abasaba amaraporo ya buri kanya, ukuntu abazanira ibintu agahora basubirishamo ibintu by'akazi. Ari nako umuhungu akomeza kugenda areba, ariko ukabona ko umuhungu noneho afite ikibazo, ukabona ko umuhungu noneho afite ikibazo, ariko ukabona umukobwa we yaranezerewe, ibyo ngibyo ntabwo biba bimureba, yisekera. Burya umuhungu wese uri mu rukundo cyangwa umukobwa wese uri mu rukundo, akenshi ikibazo aba afite ni icya mugenzi we, ko ashobora kuba yababara, ashobora kuba yumva, ariko ari urukundo rwa nyarwo. Nuko umukobwa akomeza guseka, ariko umuhungu atangira kuzana amubwira yuko afite ibibazo. Murabizi abahungu, iyo umuhungu ashaka kugenda agenda bigendamo gake gake, atangira kuza akubwira ibibazo ko ahantu arimo arakora ibintu bitari kugenda neza, ashaka kwimukira mu wundi mujyi, ariko umukobwa bitangira noneho kumujagaraza. Ya komplekisi yagiraga na mbere itangira guhita igaruka ako kanya, atangira kwibaza ati uyu muhungu ntashaka kunyanga. Umuhungu ariko agakomeza kumureba umukobwa, akabona umukobwa yagiye kure mu bitekerezo. Umukobwa arangije ahita abwira umuhungu ati ubwo nakumva icyo ushaka kumbwira, ati ubu kano kanya urashaka kumbwira yuko nawe ushaka guhita ugenda. Umukobwa arangije atangira kubwira umuhungu ati ikintu kimbabaje ni ukuntu nafashe igihe cyanjye mu kigutakazamo, none ukaba ushaka kumbwira. Ati ubuzima bwanjye bwose nabugutakajeho, nta kintu na kimwe sinigeze nimbonera umwanya, n'igihe cyose nari mfite nakabaye naramaranye na mama uba wicaye mu kagare mu rugo, nabaga ndi kumwe nawe. We akaguma mu rugo kandi akaguma wenyine, nta wundi muntu bari kumwe, kugira ngo nze niziko turi kumwe mushimisha, niziko turi mu rukundo dufitanye gahunda ndende. Kumbi utangiye kumbwira yuko ugiye kwigendera. Umusore nawe atangira kumubwira ati uva nkubwire Dina, ndakumva reka ngusobanurire. Dina rero akagenda ahita agenda, umuhungu ataramusobanurira impamvu yatangiye kumubwira ibyo ngibyo. Aramubwira ati oya ikomereza ubuzima bwawe, atariko ikote ryawe nzarikuzanira. Rya kote yari yamuhaye ryagiye gutangira kumwe yaka,
yitura hasi. Nuko umukobwa yahise yigendera, umusore telefone ihita imuhamagara ahita yitaba atavuga ati yego mama. Hari ibyo bahise bamubwiye. Bidaciyeho umukobwa yari yagiye agira depression, amara igihe kirekire agahinda karamwishe, yarihebye na nyina yarihebye, ubona ukuntu umukobwa wiwe yahindutse, agahinda kamwishe. Umukobwa ariko yibaza ati kubera iki nahaye uriya muhungu amahirwe yo kujya mu rukundo akaba yahise atangira kumpemukira bigeze hano. Umukobwa agahinda karamwica, yibaza impamvu uriya muhungu yaba yaramuhemukiye. Niko ibyo byagiye bitambuka, umukobwa akomeza kwisuganya areba ko ubuzima bwahinduka, areba ko yakongera kuba umuntu wasubira mu buzima busanzwe. Bidatinze wa muhungu yaragarutse arangije aramubwira ati mva nkubwire Dina, mvugaruka mu mahirwe tukavugana. Umukobwa arangije aramubwira ati nta mahirwe ngifitiye kuguha, ati ubu narisuganyije, ibikomere nari bifite narabikize. Umuhungu arangije amubwira Alex ati wambabarira nkagusobanurira impamvu. Njye naramubwira ati oya nta kintu mfite cyo kuvuga, ati wanyangirije igihe, wanyangirije n'ubuzima, ati rero ibyo bikomeye byose narabikirutse, ndakwinginze reka nikomereze ubuzima bwawe. Nibwo Alex yatangiye kumubwira ibibazo byamubayeho, amubwira ibibazo yahuye nabyo, uburyo mama we yagiye akarwara akaremba akamera nabi akajya mu bitaro, umuhungu akaba yamwitaho. Umuhungu arangije avuga ati wumvuruka mu mahirwe, ati ndakwinginze mu mahirwe ya kabiri. Umuhungu arangije ati sinakora iki cyatuma umwizeye akabona ko byibuze amukunda. Ati se basi urashaka n'ibindi? Ati niba ushaka ko n'ibindi nabyo ndabikwereka basi. Cyo ukabona ko umukobwa mwiza afite amakarita, kuko bakunda abakobwa b'abana guhereza amahirwe iyo umuntu atazongera bakamwakira. Umuhungu akomeza gudakamba yerekana yuko akimukunda kandi atigeze amwumva. Amubwira ati ndakwinginze mu mahirwe ya kabiri, ni ukuri ntabwo nzigera musubira. Umukobwa aramubwira ati ntabwo nakwizera. Umuhungu aramubwira ati njyewe ndaza gutuma umugabo yawe. Ati reba aba bantu bose, ati aba bantu bose tuba bishimye, igihe kiragera bakaba kandi kikagera bakabyikuramo. Niko Alex yatangiye gukomeza kumwinjira, avuga ati ok, none reka ngaragariza abantu bose yuko ngukunda, reka nivuge. Arangije kugenda afata ibyo kunywa muri leta ku meza, ati si ubona imbere y'abantu, atangira kubigeneraho. Umukobwa arangije ahita atangira kubwira Alex uri abantu bose batangira kureba Alex. Hanyuma ati aka ngaka ni akantu kuko nabwemeye. Abantu bose bari kumva Alex amubwira ngo bigira gutya. Umuhungu atangira kubwira Dina ati ntabwo wampa amahirwe ya kabiri kuko ngukunda. Dina arabireba, umusore kumubwira ati ndakwinginze. Urukundo ruragenda ruramusaga, atangira kumwenyura amubwira ati mbabarirane, ati uri gukora ibintu by'ubugoryi. Nibwo Alex yahise yigira imbere, atangira kubona ko umukobwa atangiye guhinduka. Arangije ahita asoma umukunzi we Dina. Urukundo ruragenda ruraganza. Bantu banjye nkomeza kubibitsa, ndakwinginze niba utarakora subscribe, ndakwinginze yikore kandi urebe filime yose uyirangize. Mukomeze muri